Muraho ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Abayo Samuel. Iyi ni Abayo Samuel YouTube channel. Nshuti zanjye, uyu munsi ndagira ngo twongere tuganire ku kandi kantu. Ni akantu kagufitiye akamaro. Tugiye kuganira ku bubi bw'itabi, uburyo wakwifashisha kugira ngo ubashe kuritsinda urireke burundu. Ubushize twari twaganiriye ku bubi bw'inzoga, ingamba wakwifashisha kugira ngo uzireke. Twasanze ko uramutse ukurikije inama zo twakugiriye rwose kureka inzoga ari ibintu byoroshye. Uyu munsi rero reka twirebere ku bubi bw'itabi, ingamba wakwifashisha ukarireka. Itabi ni iki? Itabi ni ikiyobyabwenge abantu banywa bacishije imyotsi mu mazuru, mu kanwa. Hariho n'abarihekenya, iby'abanyarwanda bajya bita ngo ni ubugoro. Itabi rikorwa hifashishijwe ibibabi rigacishwa mu nganda. Hariho n'abanywa bya bibabi cyane nko mu biturage ritiriwe ricishwa mu nganda. Ni ukuvuga ngo mu mwaka w'ibihumbi 2015 abasaga miliyari 8 banywaga itabi. Ubwo ni ukuvuga ko abarenga 80% ni igitsina gabo. Mu gihe mu Rwanda 2500 bicwa n'itabi buri mwaka. Reka twirebere rero ububi bw'itabi. Itabi rigira ingaruka ku buzima bwacu. Icya mbere, umuntu abasha kuba yabyara umwana udashyitse. Icya kabiri, ritera ubugumba bitewe no kugabanuka kw'intangangabo. Ikindi, ritera indwara z'umutima ndetse ryangiza amenyo. Ritera kanseri y'ibihaha, iy'urwagashya n'umuvuduko w'amaraso. Izo ni indwara ziterwa n'ingaruka zo kunywa itabi. Itabi rero birashoboka yuko waritsinda ukarireka burundu. Ni iki cyabigufashamo rero? Mugenzi wanjye, birashoboka yuko itabi ujya kuryiga wabitewe n'ikigare. Icyo kigare kandi na n'izi saha mukaba mukigendana. Ikintu cya mbere rero, tangira gutekereza intego wakwifashisha kugira ngo ureke itabi. Intego ya mbere ni iyi: tekereza amafaranga ukoresha urigura. Wibaze ko wakaba yagura ibindi, utekereze ko ari ugusesagura. Icya kabiri, utekereze ku ndwara n'izindi ngaruka itabi rigutera, maze bituma ufata ingamba zo kurireka. Itabi ni ukuvuga ngo bamwe mu rubyiruko barifata kinezeza cyangwa se nk'uburyo bwo kwishimisha. Ariko tekereza, nyuma yuko kwishimisha wungukamo iki? Ese nyuma y'igihe runaka ujya utekereza ku ngaruka wahura nazo cyangwa uzahura nazo? Tangira rero uhagarike amasegereti wajya kunywa ku munsi. Niba wanywaga amasegereti 5, tangira witoze kunywa 2. Bukeye bwaho se cyangwa hashize iminsi runaka mikeya nk'ibiri, ugerageze n'ayandi 2 uyagabanye, umwe isegereti imwe ku munsi. Ubutaha ya segereti ugerageze kuba wayihorera, ucishemo n'umunsi yenda nk'umwe. Ubundi wimenyereze. Mu gihe wumva ukeneye kunywa itabi, hari uduti abantu bajya bakoresha bamaze nko kurya cyangwa se cyane cyane nk'inyama, two bita kirida. Mu gihe wumva ukeneye kunywa itabi, ugerageze ufate ka gati ugashyire mu kanwa, kajya nko mu kimbo cy'isegereti. Bizaba biguhugije. Nko mu cyaro hari ibiti bita inturusu. Ushobora kuvuna agati k'inturusu ukakifashisha, ukaba ugafite mu kanwa mu kimbo cy'isegereti. Ibyo rero bizagufasha kuba biguhugije. Ikindi,
tangira kugabanya imigenderanire y'ahantu wakundaga kurinywera n'abo mwarisangiraga. Tangira no kubabwira yuko itabi wowe wariretse. Noneho numara kubibabwira unababwire yuko udakeneye kumva umwotsi waryo, ntibakarinywera iruhande rwawe, cyangwa se wowe nibajya bajya kurinywa ujye ubahunga. Iyi ntego y'igihe runaka itabi wazarirekera. Tuvuge niba uyu munsi ari kuwa mbere ukavuga uti nihaye icyumweru, yenda ku cyumweru nzaba ntakinywa itabi. Ni ukuvuga ngo twabonye ko intego ya mbere ari ukugabanya umubare w'amasegereti. Niba wanywaga 5 ukajya kuri 3 ukajya kuri 2 bikarangira uje no kuri 1. Ni ukuvuga ngo wa munsi wihaye uko uwegereza, tangira kugenda ugerageza. Tuvuge niba ari imyenda wambaraga yabaga irimo impumuro se, cyangwa sinzi uko nabyita, niba ari impumuro y'itabi, reka tubyite impumuro y'itabi. Tangira iyo myenda ugerageze kuba urebye ahantu yihisha, kugira ngo ya mpumuro y'itabi itaza kukugarukaho ukaza kuritekereza. Gerageza gukora siporo ihagije kugira ngo ize kugukuramo rya tabi. Mu gihe uritekereje nanone gerageza kujya mu nshuti zawe uziko zitarinywa zinaryanga. Ako kanya bizajya bituma mujye muganira, ndetse unababwire ko ufite icyifuzo cyo kureka itabi. Bazajya bagufasha nabo, hari ibyo bakuganiriza bakumvishe n'ububi bwaryo, bityo ka kanya wari kuburinywa uganira n'inshuti zawe. Ndumva kandi bizaguhesha agaciro, cyane ko uzajya wumva uri fiyeri. Abakobwa benshi burya nabo ntibakunda abasore banywa amatabi, n'abadamu benshi ntibakunda abagabo banywa amatabi. Ndetse kandi ntago itabi nubwo abenshi baryinjiramo kurinywa bumva ari fiyeri, ariko itabi ntago ari ikintu gishimisha buri muntu wese. Yakubonye unywa itabi ashobora kukubonamo ukundi kuntu. Bityo niba ari n'inshuti yawe ikabona ufite izo ngamba zo kureka itabi, bazagufasha. Gerageza kuri wa munsi wihaye, nunacika ukongera ukarinywaho, ntuzumve ko ari ibicitse. Ihangane wongere wihige runaka cy'iminsi nk'ibiri uriparitse, ufate icyumweru, cyagiye uritekereje wongere ufate ka gati kawe ugashyire mu kanwa, utemberere mu nshuti zawe zitarinywa, hasigaye muganire. Itabi uzajya kwisanga wisange warariretse pe, kandi birashoboka, sibyo? Nizere yuko ugiye gukurikiza izo ngamba kugira ngo wirinde, urinde n'abandi. Hagarika itabi, wirinde, urinde na bagenzi bawe, dore ko nawe urinywera hafi ribagiraho ingaruka. Murakoze. Amazina nitwa Abayo Samuel. Ubutaha nzababwira kandi kantu keza tuzaganiraho. Bye, ibihe byiza.